Muraho neza. Hari abakunzi bacu bari badusabye kubakorera lesson plan y'Ikinyarwanda, Igifaransa ndetse n'Icyongereza. Ngiye rero kubereka uburyo tuzajya duteguramo amasomo cyangwa se tuzajya dukora lesson plan y'aya masomo y'indimi nk'uko abakunzi bacu bari babidusabye. Ngira ngo rero uko mubireba hano hasi harimo link, iyi link niyo tuzajya twifashisha mu gutegura aya ma lesson plans. Rero ndaza kuyibaha hasi muri description ya video yanjye, noneho uzajya uyisanga, noneho uyikopiye hanyuma ugende uyipestinge muri web browser kugira ngo ubashe gutegura isomo. Rero twagiye, iyi link ndayikopiya hanyuma mfungure browser yanjye nkoresha, nimara kuyifungura ndapestingamo rya somo iriya link. Nimara kuyipestingamo, urabona ko bampaye iyi page yanditseho lesson plan generator. Nimanuka hasi urabona ko hari amasomo atatu nk'uko mwari mwatugejeho icyifuzo. Irya mbere n'Icyongereza, Ikinyarwanda ndetse n'Igifaransa. Rero hano ushobora gukanda ku rurimi wifuza bitewe n'isomo ushaka guteguriramo lesson plan. Hanyuma ngewe nahisemo ko turi buze kurebera hamwe mu isomo ry'Igifaransa, nkaba ari ryo dutegurana kugira ngo tuze kujyana, noneho namwe birabafasha gutegura andi asigaye bitewe n'iryo umwarimu yigisha. Rero nahisemo Igifaransa. Hano ndahita mbona aho ngomba kuzuza imyirondoro, hari nom de l'enseignant, ubwo ni izina ry'umwarimu. Ndandikamo Hategekimana Emmanuel. Hanyuma nimanuka hasi ndahabona district. Emmanuel ntabwo namwanditse neza. Okay, sawa. Ubwo aha ni akarere. Akarere bino birimo n'urugero bagiye batanga, urashyiramo akarere ikigo cyawe kirimo, wenda ni Nyaruguru. Aha ngaha secteur ni umurenge, ubwo ni Busanze. Hanyuma nze hano nom de l'école, ubwo ni izina ry'ishuri, wenda ni GS Musebeya TSS. Hanyuma manuke hasi nanone ngere kuri contexte de la leçon, ubwo ni amakuru ajyanye n'isomo. Hano dufite igihembwe, turahitamo ni icya kabiri. Tuze kuri tariki, wenda ni ku itariki 5 z'ukwa mbere. No kuri matière, ubwo ni isomo, turandikamo ko ari Igifaransa. Yes, Igifaransa. Hanyuma tuze kuri class, ubwo ni primary 4 cyangwa se ubwo ni ishuri, ni 4e année. Ushatse wakwandika 4e année primaire. Hanyuma unité, ubwo ni unity, wenda tuvuge ko ari unity 1, ubwo ni isomo rya ni unity ya mbere. Hano dire ni iminota izamara, wenda dushyiremo ko ari iminota 80, ubwo ni periode ebyiri. Hanyuma nze hano kuri leçon. Leçon ni isomo, iryo somo ni irya kangahe, wenda naho ni irya mbere. Noneho amasomo yose uzigisha hano nangahe, nabwo uyashyiremo, wenda ni 20. Hanyuma taille de la classe ni ingano y'abanyeshuri wigisha, wenda dushyiremo 30. Tumanuke hasi turebe noneho detail du contenu, andi makuru akurikiraho. Turareba type de besoins éducatifs spéciaux. Ahangaha ni igihe dufite abantu bakeneye kwitabwaho by'umwihariko, ni babandi wenda bafite ubumuga cyangwa se abandi. Iyo nta barimo urahihorera, iyo hari abarimo ushyiramo 2 ukavuga n'ubumuga bafite. Hanyuma hasi rero titre de l'unité, ubu noneho ni ese iyo unit yitwa ngo iki. Nge rero nifashishije nifashishije scheme of work mu wa 4 primaire kugira ngo ize kumfasha gutegura ririya somo. Scheme of work ngiyi hano niyo nari mfite. Isomo rya mbere, unité ya mbere cyangwa se unity number 1 ni iyi ngiyi. Iyi ni iyo mu wa 4 ndakeka. Reka wenda mfate aha. Yes, nibyo.
ndayikopiya hanyuma nyijyane muri ya lesson plan yanjye, nandikemo titre de l'unité, sorry gato, titre de l'unité, ubwo iraza kuba yitwa kuriya, ni kumva ni revision y'ibyo mu wa gatatu. Noneho twagiye hasi batubaza competence clé de l'unité, ubwo ni key competence y'iriya unit. Hano irahari n'ubundi nayo ndayitwara, ndimo narayivana muri scheme of work, ko muri scheme niyo igufasha gutegura isomo, hanyuma ngende nyipestinge hehe, hahandi barimo baransaba. Ubwo ni igihe yes ni noneho titre de la leçon, noneho ni ise iryo somo ryitwa ngo iki, nabwo ndaza ndirebe. Lesson 1 yitwa gutya, compréhension orale, vocabulaire et de la classe. Langue de okay, twagiye noneho tuyipestingemo hahandi, titre de la leçon izaba yitwa gutya. Noneho manuke hasi, objectif, ubwo ni noneho intego y'isomo, objectif pédagogique, ndaza n'ubundi hahandi irahari ngiyi, objectif de l'apprentissage, ngiyi nayo ndayitwara yo ku isomo rya mbere. Noneho nyishyire hahandi rigomba kujya, ni ahangaha, objectif nyishyiremo, hanyuma nindangiza nshyiremo na materiel didactique, ibikoresho nzifashisha ndi kwigisha, n'ubundi byo ntabwo bihinduka, ni textbooks, chat n'ibindi hano birahari. Hanyuma reference naho noneho nibyo nzifashisha nkuramo amasomo, cyangwa se nibyo nzifashisha nigisha. Either reference naho nakuye ayo makuru, either ishobora kuba ni igitabo wenda cy'igifaransa cy'imibare, ubwo ni wenda mvuge ko ari français, livre de français, de 4e année, primaire. Ubwo ni igifaransa cyo mu wa mbere, cyo mu wa kane primaire, wenda nicyo niyo reference. Noneho hano nanone hisimo plan de classe disposition, hano ni uguhitamo ese bizabera imbere mu ishuri, mu matsinda y'abantu batanu cyangwa se batandatu, ibintu nk'ibyo. Aha nawe urahitamo wenda ni en classe mais travail en binôme, wenda ndahitamo ahangaha. Hanyuma hano byamaze kurangira ndatekereza, noneho tujya hano kuri générer le plan de leçon complet. Ahangaha niho noneho bahita bayigukorera. Iyo bamaze kuyigukorera, iyo ugiye hariya ubona ko hano imeze nk'aho ikoze, ariko ntago imeze neza, ahubwo imera neza ryari, imera neza iyo uhise ukanda hano kuri télécharger cyangwa se download, nicyo bisobanuye buriya. Iyo ukanzeho nibwo uhita bagwa noneho lesson plan iteguye neza nk'uko hano mugiye kuyibona. Ubwo imaze kuko hari kuri télécharger, noneho ngiye hano iragaragara hano, noneho tugiye kuyisavinga as PDF. Ubona kuri save, hanyuma tugiye guhitamo ahantu tuyisavinga, wenda njye ni kuri desktop, hari folder nise lesson plan ngiyi, ubwo niho ngiye kuyishyira, hanyuma nkore kuri save, ubwo iraba yamaze kugerayo. Rero kugira ngo njye kuyirebayo, n'ubundi ndaza hamwe iri savinze, noneho mfungure ndebe rya somo ryitwa lesson plan, nyifungure ndebe uko imeze, uko ahangaha yamaze kurangira. Irimo irafunguka, turebe. Okay, urabona ko ngiyi noneho yamaze kurangira, imeze neza. Plan de leçon ngibi, amakuru yose ngaya nashyizemo, urabona ko ari lesson plan iteguye neza, ngiyi irarangiye.
Yes, rero ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri kano kanya tumaranye turimo turasobanura uburyo bategura amasomo, ngira ngo niba unyuzwe n'iyi gahunda cyangwa se n'aya makuru tuguhereza, aya makuru tukugezaho, niba unyuzwe nayo uradukandira kuri subscribe kugira ngo nitujye dukora andi mashyashya tujye tubasha kuyasangira mu buryo bwihuse. Rero ndabashimiye cyane, iyi link yayo ndayishyira muri description y'iyi video, uyishaka azajya ajyamo ayikandeho ihite imujyana aho akorera lesson plan. Ndabashimiye rero, murakoze. Nimujya mugira ikibazo mujye munyandikira muri comment, ndahari kandi ndahari ku bwanyu, nzajya mbasubiza. Nitwa Alphonse Ndagijimana, naho ubutaha.